Ndi mu cyanya cy'ubworozi bw'ibiguruka mu karere ka Gatsibo nasuye umworozi Shemsa Isimbi uvuga ko yiyeguriye ubworozi nyuma yo kubinuza mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'ubukungu. Namusanze yita ku mbata ku ruhande rumwe, ku rundi hari inkoko, byose yorora ku buryo bwa kijyambere. Ubworozi bwa Shemsa burihariye kuko akoresha cyane imbuga nkoranyambaga, haba mu guhitamo icyororo, kumenya uko amatungo ye yitabwaho ndetse no gushakisha amasoko. TikTok niyo nkoresha cyane. Rero nk'iyi ino byo kubaka hasi no hejuru. Indonesia nibo bantu borora gutya nagiyeho borora ndetse bo bagereka gatatu. Bagereka gatatu. Ubu namenyanye n'aborozi babo. Hari n'aborozi bamwe kubera ko following na live zabo. Njyamo tukaganira, nkababaza, bakambwira bimwe byemewe, bakambwira bitemewe. Kuri Shemsa imbuga nkoranyambaga zamufashije kongera ubumenyi atavuye aho ari. Yazigamye amafaranga y'ingendo kandi ashobora no kugera ku masoko ya kure bitamugoye. Social media 90% y'abakiriya banjye bakura kuri internet. Kandi ndetse n'umucuruzi regana buri wese si impamya ko hari umuntu mwisi udafite icyo ashaka kwiga. Ahubwo tuzikoresha neza tubyarira umusaruro. Abantu benshi n'abantu banzi buri munsi na posting. Buri munsi kuko iyo postinze nk'ibi umuntu wese aravuga Shemsa ya postinze sawa. Ariko iyo hagize umuntu baza ati imbata njya kumva nkumva nk'inshuti zanjye ziramwe ihajya zambata zambona postinga ati hari umuntu ushinga amajana imbata z'inzungo n'inzungo ye akaba kurangira mu kirere. Mu gihe hari abavuga ko imbuga nkoranyambaga zangiza urubyiruko, Shemsa nawe yemeza ko zishobora kugira ibyo zangiza iyo zakoreshejwe nabi. Gusa yihereyeho avuga ko urubyiruko rukwiye guhitamo uruhande rwiza rwazo. Njye nabwira urubyiruko ati social media yangejeje kuri ahubwo namwe mwafata iya mbere mukayikoresha mu buryo bwiza bitewe n'icyo ukora. Amakuru yose ariko shyiramo gusa typing ngo nkunda kudoda. Aba designer bose ibyo bakora uko badoda urushinge uko ugomba kurucisha uzabika. Mu gihe akazi kagenda kaba gake cyane cyane mu rubyiruko, Shemsa avuga ko ikoranabuhanga rya none ryafasha urubyiruko guhanga imirimo kandi ngo amahirwe ahaboneka ntagira iherezo. Uzi ko ushobora kuvuga kureba umucuruzi muturanye ukamubwira ati reka ngenza namamarize hano ugacuruza ukagishyiraho komisiyo yawe, ukaza hano ukambwira ati Shema nzajya nza nikore publicity tugurisha uzajyamo komisiyo nawe kwangira se ukamubwira ati nzajya nza nikorere live nerekana ibintu ucuruza ntuguze tubimwoherereze nko komisiyo. Ariko nyine ugasanga ahubwo abantu birirwa bashaka views z'indirimbo zidashobotse, sama video yo gusebya bagenzi babo. Uyu mukobwa avuga ko imbuga nkoranyambaga nk'urwa TikTok akoresha atari mbi, bitandukanye n'ibyemezwa n'abiganjemo abakuze. Gusa ngo bisaba kumenya icyo ukeneye, kwiyima ibirangaza bimwe na bimwe ndetse no gushiruka ubute. Shemsa avuga ko yabanje kugorwa no kumvisha abo babana ko izi mbuga nkoranyambaga ntacyo zitwaye. Cyakora ubu ngo nta n'umwe ugiterwa impungenge n'imyitwarire ye yagira kuri izi mbuga.